tunganira Imana ubudasiba, yuhora uyisenga kandi uyumvire, yubana n'abayo, yufashe indushi, dusibe na rimwe kuyikorera, yubana n'abayo, yufashe indushi, dusibe na rimwe kuyikorera, tunganira Imana, yubana nayo, nutumbira Yesu uzabangawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, tunganira Imana ikuyobore, nutegwa n'ibyago usanga Yesu, niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka wera rwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu, jya wumvira umwuka wera rwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu, jya wumvira umwuka wera rwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha gumana natwe. Imana ishimye, haleluya haleluya. Ndabasukije mwese bakunzi badukurikirana kuri Getsimani Channel mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi ku badukurikirana, kandi n'abari bashasha Imana namwe ibaha umugisha, abifatanya natwe gusangiza ubutumwa ku bandi hirya no hino. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kuko tuba dukorera Imana yo mu ijuru, twagura ubwami bw'Imana, si umuntu dukorera Imana. Rero Imana yo mu ijuru ibaha imigisha myinshi cyane cyane. Nge turi kumwe ku mazina nitwa Ingabire Jeanne Ndariki. Rero nkaba ngiriye umugisha wo kongera kubana namwe, yuko twaganira amagambo y'Imana uyu munsi. Rero mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana, maze tuganire ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima uno munsi. Reka duce bugufi imbere y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze,
ibyo ushaka bibe mu isi nguko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nguko natwe duharira abaturimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwosha ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena. Kandi Uwiteka Nyiringabo, ngomeje kugushima yuko watugiriye neza, yuko wabanye natwe, weretse iri jambo tugiye gusangira. Ndahaba ari njye ahubwo umwuka wawe wera yurukire mwami kutugira neza. Umwuka wawe wera asobanure, umwuka wawe aganze. Kandi ndagushimiye yuko uduhariye imyenda yacu, kandi ndagushimiye yuko uduhaye ibyo kurya bya none bidukwiriye, kandi ndagushimiye kubw'uburinzi bwawe ku buzima bwacu. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwizerwa. Niko nzenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimye kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi nanone nonge kubiseguraho ikinyarwanda cyanjye ntabwo kigororotse cyangwa se ngo kigwire. Hari amagambo amwe n'amwe ndavuga ngo nyapuna usenge neza, muze kunyihanganira kandi bamenyesha yuko n'amashusho abe ahari atari ubwiza bwo kuvuga ngo ni amashusho, ahubwo ni ukugira ngo adufashe gusobanukirwa inyigisho turi gutanga, kadusangira ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 11 umurongo wa 33 kugeza kuri 36. Tuhasanga amagambo avuga ati, umutwe w'amagambo uragira ati, itabaza ry'umubiri iryo ari ryo. 33. Ndakongeza itabaza ngo arishyire mu rwobo cyangwa munsi y'inonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyayo ngo abinjira babone umucyo. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, n'umubiri wawe wose ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. 35 haragira ati, witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. 36. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wawe wose uzaba ufite umucyo, nguko itabaza rikumurikishiriza mu mucyo waryo. Imana idufashe. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira kuri aya magambo. Umutwe w'amagambo narihaye uravuga ngo Yesu ararira. Ese ni iki cyateye Yesu kurira? Ni iki Yesu yabonye ararira? Ni iki Yesu yakubonyemo ararira? Ni iki cyatumye Yesu arira? Cyangwa se ni iki cyatumye Imana yicuza yuko yakuremye? Aho Imana idufashe kandi tugirire neza. Bene data, ndakindi carijije Yesu usibye ibyaha byacu. Yesu yari afite amaso y'umubiri kandi n'ay'umwuka mazima. Ntawe Yesu yakeneraga rinete, ntawe Yesu yarebaga ibirorirori, ahubwo Yesu yarebaga neza. Yesu rero arareba, arebye abantu ibyaha barimo bagenderamo biramubabaza, ararira. Ari naho Yesu yavuze ati ngo yaba bamenyaga ngo icyabaheshaga amahoro. Yesu niwe uduhesha amahoro, Yesu niwe uduhesha umunezero, kandi Yesu niwe wadubereye itara, niwe wabaye itabaza rya mbere, kuko twe tumeze nk'udutara duto, none we yaje agira ute adukongeza. Nguko umuntu afata ikibiriti agacana, akagira ute agacana kwitara, n'undi agakongeza. Natwe rero Yesu nuko yabigenje, ariko aduhaye umucyo abazwa nuko tutari kuwakira, bityo ararira, arababara. Imana idufashe. Tuganiye amagambo avuga ngo ijisho ry'umubiri ngo niryo rumuri. Iyo umuntu arebye nabi, umubiri wose ucura umwijima, kandi iyo umuntu nanone arebye neza, umubiri wese uba umucyo. Rero na Kristo aza muri iyi si yari ari umucyo w'isi,
kuko Kristo ataraza muri iyi si nta mucyo twari dufite, twari turi mu mwijima, twari turi mu byaha, dukora icyo dushaka, tuvuga uko dushaka, tugenda uko dushaka, turya uko dushaka, tugenda uko dushaka. Ariko Kristo aje muri iyi si, twahise tukirute ducibwa bugufi, ntitwaba abacu ngo twigenge, ahubwo Kristo yagize ute yatumurikishirije wa muco wiwe, natwe tugira ute natwe tugira umucyo, kuko twari turi mu mwijima. Rero aha navuze ati umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ararira. Ngiye kubabwira inkuru zo muri Luka igice ni cya 19 umurongo wa 41 kugeza kuri 44, ngo Yesu ngararira ari Yerusalemu, cyangwa se Yesu aririra i Yerusalemu, kuko ngo Yesu ngo yageze hafi ngabona ngo umugwa, ngarangije ararira aravuga ati ngo uyu munsi wawe ngiyo ngumenya ngibyaguheshaga amahoro. Aho Yesu ngo yabonye umugwa ararira, aravuga ati yaba buno bwoko buri i Yerusalemu bwamenyaga icyabahesha amahoro, bagira ute basanga uwo muntu akaba amahoro, cyangwa se icyo cyabaheshaga amahoro bakagishaka, bakagira ute bakakibona. Kandi aho muntu duhesha amahoro usibye Kristo, iby'isi byose washaka amahoro ukayabura. Hari abantu baryama ngo bagera mu buri bakabura ibitotsi, akumva ko araryama ari radiyo imusinjije, arumva araryama asinziye, se ari kumva ubuhamya, cyangwa se ari kumva imiziki yo mu isi, cyangwa se indirimbo z'Imana, cyangwa se ariko araryama anyweye vino. Ariko Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza. Yaba wamenyaga icyaguheshaga amahoro wagira ute wagishaka. Rero Yesu ageze ngo bugufi bwawo ngabona umugwa, awurebye ararira, abona ukuntu abantu babaye babi, abona ukuntu abantu bahindutse, abona ukuntu abantu batakikorera Imana, abona ukuntu abantu basuzugura Imana, abona ukuntu abantu batoteza abandi, abona ukuntu abantu bitura abandi inabi bagiriwe, akavuga ati runaka yarambabaje nanjye nzamubabaza, runaka yarangubise nanjye nzamutegera hana. Ariko inshuti z'umusaraba, ibyo si ibyacu, ibitari ibyacu tugira ute yemye tubitera umugongo, Imana idufashe. Rero Yesu abonye uwo mugwa ararira, aravuga ati ngo yaba bamenyaga ngo icyabahesha amahoro, kuko Yesu yaraje ngo ababere umucyo, abamurikire. Abantu banga yuko Yesu agira ute abamurikira, abakura mu byaha. Yesu araho yavuze ati ngo abantu bibwira yuko ngo yazanywe no guhindura amategeko, ahubwo si cyo cyamuzanye, yaje gukomeza amategeko. Yaje gukomeza amategeko no kugira ngo yuzuze ibyahanuwe. Murazi ko mu gihe cya Mose bavuga ngo ijisho rihore irindi, iryinyo rihore irindi. Ariko Kristo we aje aravuga ati oya, si uko bigomba kuba. Niba umuntu agukubise ngo urushyi kwitama, uhindukize umuhe uwundi musaya, aho Imana idufashe. Ariko muri ibi no mu Kristo nanone biracyarimo ngo niba umuntu yarakubabaje, yaraguhemukiye, ngo wifuza yuko wamyishura cyangwa se ukamuvuga mu bandi, aho Imana idufashe kandi Imana itubabarire. Yesu rero asanga ibyo bintu biracyari mu bwoko bw'Abisiraheli. Mu gihe cya Yesu ndaga Abisiraheli bavugwaga, ahubwo havugaga i Yerusalemu. Rero ab'i Yerusalemu bari ari ubwoko bw'Imana. Muribuka naho Yesu yageze ngo kwiriba, ngo ahura n'umusamariya, aramubwira ati ngo wambaye amazi. Umusamariya aravuga ati ndi duhuje, uri uwo mwabura bwoko nanjye ndi ubwoko bwanjye n'ubu n'ubu. Arivuga aravuga, Yesu aramubwira ati nyamara yaba wambaga amazi ngo nanjye ndaguhanga amazi wanywa ugashira inyota, nduzongere gukena andi mazi. Umusamariyakazi aravuga ati ibyo si byabaho, nganywa inyota igashira. Ariko ndago yarari gusobanuka inyota Yesu yarari kuvuga ni inyota y'ibyaha,
Yesu akamukiza inyota y'ibyaha, akamukiza irari ry'ibyaha, kuko Yesu yageze ahantu aramubwira ati ngo n'abo bagabo 5 ufite sabawe. Nyiragirana n'ikiganiro Yesu muri make, iyo nyota Yesu yavuga ati ni inyota yo gukira ibyaha. Yewe wewe ushaka ibitotsi, ukajya mu gitanda ukabura ibitotsi, ukumva ko uraryama unyweye vino, ukumva uraryama ko urumva radio cyangwa se urashyiramo imiziki cyangwa se kuri busoma igitabo, oya, yaba wamenyaga icyaguheshaga amahoro wagishaka. Rero uwaguhesha amahoro ndawundi ni Kristo. Shaka Kristo. Rero Kristo asanga ibyo byose bigize ute, byayibasiriye abatuye mu mugwa wa Yerusalemu bose. Ngo niho Yesu yahereye ko arababwira yuko iminsi mibi izaza, kandi iyo minsi mibi ubwo izaza izabagota, kandi kuyikuramo ntabwo bizaba byoroshe, kandi sibo izagota gusa ahubwo izagota n'urubyaro rwawe. Bivuga ngo hari icyaha umuntu akora ugasanga kizengunutse muri famiye yose, kizengurutse mu bana, mu buzukuru no mu buzukuruza, ugasanga nyine ni handi tuvuga ngo icyaha cya kamere, icyaha cya karande. Imana bene ibyo ibidukize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data shuti z'umusaraba, ijisho ryawe ni urumuri, ijisho ryawe ni itabaza, kandi nakubwira ngo nureba ibyiza umubiri wawe wose uzaba umucyo. Nureba ibizima uzagendera mu nzira igororotse. Dawidi we yaravuze ati ngo Uwiteka ngo nabike ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho. Iyo ufashe ijambo ry'Imana ukarimedita, atari ukuvuga ngo ugiye kurifata mu mutwe gusa, ahubwo ukarifata mu mutwe ukarishira mu mutima, kuko umutima n'umutwe biratandukanye. Hari ikintu ushobora gushira mu mutwe ariko kitari mu mutima wawe, nko kuvuga ati ikigeze mu mutima mumenye ko kigira ute, kijya no mu bikorwa. Rero hari ushobora gufata ibintu ariko utabihaye agaciro. Fata ijambo ry'Imana urishe mu mutima wawe. Niba ijambo ry'Imana rivuze ati ngo ndukicarane n'abakobanyi, ndukagendere mu nzira z'abanyabyaha, aho uzagira ute, uzirinda. Uzagira aho bicaye bavuga runaka, bavuga inkuru zitafite umumaro, ugira ute, uvuga ati Mana izi nzira si izanjye, reka ngomeze urugendo rwanjye. Niba ari aho waruragera watanye, ufate iyindi nzira. Bene data shuti z'umusaraba, muze tubike ijambo ry'Uwiteka mu mutima wacu, muze dusome ibyanditswe byera, muze twumve ibikwiriye kumva, twumve inkuru zo muri Bible, twumve indirimbo z'Imana, turebe ijambo ry'Imana, iminwa yacu isome ijambo ry'Imana. Twere gusoma ibiri mu mutima wa runaka, twere kuva kana kameze kucya na kuno, oya soma ibyanditswe, reba ibyanditswe, umva ibyanditswe. Bene uwo azahwana na wa wundi wagize ute, wubatse inzu ye ku rutare. Yesu yateruye ayo magambo muri Matayo, aravuga ati nguzumva amagambo yanjye akayakomeza, ngazahwana n'umunyabwenge wubatse inzu yehe ku rutare. Imivu izaza, ibyago bizaza, ubugwayi buzaza, covid izaza, n'ibindi biza, ariko bene uwo ndazagira ute, ndazahirima. Ariko wubatse ku musenyi, yewe malariya izaza ahitagira ute, ahirima. Ko beno ameze ngubatse inzu ye ku musenyi, ibyago biraza, imvura ikagwa, imivu ikagwa, ngikagwa, kandi ngo none yagwa ngikarusha ubwa mbere. Imana idufashe. Ahitagira ute, agwa. Ariko sibyo mbifurije, nanjye simbyifurije, ahubwo icyo twaharanira ni ukubaka inzu zacu ku rutare, kandi nanone tugafata ijambo ry'Imana rikatubamo, kuko ijambo ry'Imana neri kubamo ntabwo uzishimira kuvuga mugenzi wawe. Hari akantu ko nasomye haravuga ngo nugera ahantu bavuga ngo uzamvuganire, ngo kuko ngo wowe numara kuvuga ngo bazasigara bakuvuga. Wenda nshobora gutuma inshuti yanjye nkamuza ati nugera aho runaka ari kuvuga we humvuganire, singe bazavuga, naho bazavuga Jeanne d'Arc, oya, bazavuga wa wundi nagize ute natumye. Ariko ibyo nanone singize ute, simbi kwifurije. Muze twere imbuto zikwiriye abihanye, muze tugendere mu nzira Imana ishaka kandi dusaba. Yesu yararize arira ku bwawe, Yesu arebe ibyo ugenderamo bikamubabaza, akavuga ati urani wa wundi nitangiye, urani wa wundi nambikiwe ikamba ry'amahwa, urani wa wundi nambaye umwenda w'urubi
rubindo. Ura ni wa wundi naterewe icumu mu rubavu, niwe nazize. Ura ni wa wundi batumye bafata imyambaro yanjye barayishasha bayikiniraho ibidafite umumaro. Ura ni wa wundi nitangire ku musaraba i Golgota. Ura ni wa wundi nameneye amaraso i Karovari ku musozi w'inyabihanga, ngo uwo musozi wari uri ikivume, ariko kuko umwami wanjye yahabambiwe, wabaye umusozi w'umugisha, wabaye umusozi w'agakiza, wabaye umusozi w'ibyishimo. Bene data, nshuti z'umusaraba, muze twicare tumenekere imbere y'Imana, kandi Imana irumva gusenga kwacu. Twere kujya tubabaza umwami Yesu, twere kujya tumuriza, twere kujya dutuma yibuka za ngoni yakubise, twere kujya dutuma yibuka rya kamba, twere kujya dutuma ukuntu yaciwe mu maso ari twazira, bamukubita ingoni ari twazira, yambara umwenda w'urubindo ari twazira. Nkunze kuvuga kenshi iyo ndekereje ukuntu Yesu yaje kudupfira ari intwari, yahise yiyambura cya cyubahiro, za mbaraga ze, bwa bwiza bwe, wa mwambaro wera cyane, rya kamba ry'ubwami, yambara wuno mubiri ubora, yambara wuno mubiri ubabazwa, yambara wuno mubiri urakara vuba, wuno mubiri ugira kamere. Ariko anageze no muri isi, Imana ishimye, Yesu akomeza kuba indwari. Mu bami niwe mwami, mu bagabo niwe mugabo. Bene data, muze duce bugufi, twinginga Imana, tuyisabe itweze, twere kujya tubabaza Yesu, twere kujya dutuma Yesu arira. Imana itugirire neza. Birashoboka yuko Imana yakwiyeretse mu inzozi, birashoboka yuko Imana yakwiyeretse mu ijambo ry'Imana usoma, birashoboka yuko Imana yagutumyeho abakozi bayo, nyaboneka ihane. Uranzugiza ute wanga kumvira? Bene data, nshuti z'umusaraba, weho unyumva utarakira umwami n'umukiza, tunganya inzira zawe kuko ubwami bw'Imana buri hafi. N'ababyeyi turi ku mutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ararira. Yesu yararize ari i Yerusalemu, aririra ubwoko bw'Imana, aririra abantu Imana yaremye. Bene data, muze tugarukire Uwiteka, kandi Uwiteka aratugirira ibambe, Uwiteka aratugirira imbabazi, kuko ngo uwo munsi hazaza abantu bakubwira ati ihane. Hari umunsi umuntu azaza akubwira ati Uwiteka ambwiye gutya na gutya, itunganye. Wange kwitunganya, winangire umutima. Nshuti z'umusaraba, muhindukire Uwiteka. Uwiteka arabagira neza, Uwiteka arabagira ibambe, Uwiteka arabagirira imbabazi nyinshi. Munyihanganire nongere mbisubiremo. Yesu aririra i Yerusalemu, ngabona uwo mugwa, ngarawuririra, ararira avuga ati ayiwe Yerusalemu we, wica abahanuzi, ugatera amabuye abo nagutumyeho, ngo ni kangahe nashatse kukubundikira, ni kangahe Uwiteka yashatse kugukiza, ni kangahe Uwiteka yagukijije za agisida, ni kangahe Yesu yagukuye mu rupfu. Nshuti z'umusaraba, mwibuke aho Uwiteka yabakuye, mwibuke indwara z'ibyorezo yabarinze macinya. Yemwe Abanyarwanda n'Abarundi hirya no hino, mwibuke ibyo Uwiteka yabarinze. Mugarukire Uwiteka, ibyaha twakoze duhagarike nshuti z'umusaraba. Abataramenya Yesu mumugarukire. Yesu ararira, Yesu ababajwe n'inzira ugenderamo, Yesu ababajwe n'ibyo wicaramo, Yesu ababajwe n'ibyo ubyukiramo. Imana idufashe. Ayo magambo mwayasanga muri Luka igice ni 13:34, ngo Yesu ararira aravuga ngo ayiwe Yerusalemu, Yerusalemu we, ngo wica abahanuzi, ngo ugatera amabuye abo nagutumyeho, ngo ni kangahe nashatse kukubundikira, ngo abana bawe nguko ngingoko ibundikira imishwi yayo, mu mababa yayo ngo ndi mu ngundira. Ayo magambo mwayasoma murabisanga byanditse uko. Yesu ababajwe n'ibyaha ugenderamo, Yesu ababajwe n'ibyo wicayemo. Tugarukire Imana, ibyo twavuze, ibyo twakoze, ibyo twagendeyemo, imyambaro idahesheje Imana icyubahiro, twirirwa twambaye ubusa mu nzu y'Imana, twirirwa twambaye ubusa mu mago yacu, twirirwa twambaye ubusa aho turi. Mumenye ko uyu mubiri atari uwacu ngo twigenge, ngo dukore ibyo dushaka. Nshuti z'umusaraba, duhindukire
duhindukire. Yesu yari afite amaso nk'uko nababwiye, amaso y'umubiri kandi amaso y'umwuka. Arebye abatuye isi ararira, arebye ukuntu tugiye kwicwa n'ibyaha ararira, arebye n'ukuntu bamwe turi kurimbuka, turi mu ngeso mbi. Yesu biramubabaje. Muze duhinduke. Ntabwo Yesu yifuza yuko turimbuka, ntabwo Yesu yifuza yuko tuzajya muri wa muro waremewe Satani n'abambari be n'abadayimoni. Ntabwo ari byo Yesu yaturemeye. Yesu yaturemeye kuzabana nawe mu bwami bwe, kandi abazajya muri ubwo bwami ngiye kubibutsa niba abandi bazaba bafite imitima iboneye. Uwiteka udufashe tugira imitima iboneye. Bene data, muze tugarukira Imana. Yesu yararebye, areba ibyo tugenderamo, biramubabaje. Yesu ari kurira, Yesu arababaye, ababajwe n'ibyo uri kugenderamo. Imana idufashe. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ndawukongeza ngo itabaza ngo arishyire utwobo ngo cyangwa ngo munsi y'inongo. Oya, ahubwo arishyira ku gitereko cyayo ngo kugira ngo uwinjira wese, uvuye hanze, uvuye hehe na he, uwinjira wese ngo abone umucyo. Imana idufashe. Yesu aza muri iyi si, nabivuze, twari twucuze umwijima, twari twuzuye ingeso mbi, twari tuzuye ibyaha byose by'ubwoko bwose, amabi. Daniyeli waravuga ngo Uwiteka ngo tubabare twigize ibyigenge. Twari turi ibyigenge, twiyobora, tuvuga uko dushaka, icyo dushaka ari cyo dukora, icyo twiyumviyemo ari cyo dukora. Niba nifuje kwambara mino uyu munsi akaba ariyo nambara, niba nifuje kunywa wine akaba ariyo nywa, icyo nifuze cyose kibi akaba ari cyo ngira ute, akaba ari cyo ngura. Ariko Yesu yagize ute? Yatuviriye umucyo. Twaviriwe umucyo. Yesu yatubereye umucyo, dukugwa mu mwijima, dushigwa mu mucyo. Imana ishimye. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ati iyo umuntu akongeje itabaza rye. Murabona muri Afurika twakoreshaga amadodo, twakoreshaga amakoroboyi, twakoreshaga n'ibindi cyangwa se igishishimuriza. Iyo umuntu abaga agiye gushaka ikintu, igikoresho runaka, itara wagirwa gute? Wararicanaga, ntabwo waritwikiraga. Oya, ntabwo waritwikiraga, ahubwo wagira ute? Wararijyanaga. Niba ari icyo gishishimuriza ukazunguza, ukabona icyo ugize ute, icyo ushatse ukakibona, ugakora ibyo wagombaga gukora. Natwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo twarakongeje, twari turi amatara, Yesu aradukongeza turaka. Tumaze kwaka ntabwo tugomba kwihisha. Oya, ntabwo tugomba kwipfuka. Oya, hari umuntu wigeze arambwira ati njye Jeanne d'Arc ndi umukristo. Ntabwo kuba umukristo ari ku myambarire, kuba umukristo ngo ndago mbese ari imiterere. Kuba umukristo ni uw'umutima. Bene data, icyo ni ikinyoma cya semuhanuka, icyo ni ikinyoma 100%. Kuba umukristo ni ukuba umukristo ahantu hose. Ntabwo uzaba umukristo wo mu mutima gusa, kandi nanone ndi waba umukristo wo mu rusengero gusa. Ibyo ndibishoboka. Ubwo ni ubupagani. Imana idufashe. Kuko ari ibyo ndawakenera kwambara aya majipo maremare, kuko ari ibyo no kuri eglise ku rusengero ndawakenera guterana kwera. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo duterane, kuko guterana kwera kurakeneye. Ni n'itegeko Pawulo yagize ute, n'ibyo yabivuzeho. Ngo ngewe ngo ni umukristo w'umutima. Navuze ati inshuti yanjye siko bimeze. Gukizwa ni byiza yuko wakira umwami Yesu Kristo ngo umukiza wawe, ukamwemera mu mutima. Ariko ni iyo ukijijwe biba byiza yuko ugira ute no mu bikorwa bigaragara, n'imyambarire igahinduka, n'imvugo igahinduka. Kuko niba ari wa muntu wasakuzaga ugatangira ukagabanya, ukareka abavuga bakavuga, kandi niba ari wa muntu wihutiragaho ukagabanya, ukagira ute, ukaba indungane. Reka nzimbukire kuri ya indirimbo yo nafungureho ya 348 avuga ngo tunganira Imana ubudasiba, ujye uhora uyisenga ngo kandi ujye uyumvira, ujye ubana n'abayo ngo ufashe indushi, ngo ndusibe narimye kuyikora. Icyo ni igitero cya mbere. Dukorera Imana mu mubiri no mu mwuka, dukorera Imana mu myambarire, dukorera Imana mu mirire. Muri make agakiza ni mu bikorwa, kandi no gukorera Imana ni mu bikorwa. Iyo umuntu agendana n'Imana atunganye,
Imana iramwemera n'abandi bakamwemera. Iyo uri uwa Kristo biramenyekana ko uri uwa Kristo. Ndago kuba uwa Kristo ari mu mutima. Yemwe ngo akaryoshe gatera amatsiko kandi karasesekara bikamenyekana. Dawidi aravuze ngo niba mwarasogonge ngo mukamenya yuko agira neza, ngo ngaho mwegere yande uvuge gukomera kwayo. Imana nuyibona, Yesu Kristo nata mu mutima wawe, ndakubwiza ukuri ndago uzabigira ibanga, ndago nubwo uzanabasha kubibika. Ibya Yesu biraryoshe, ibya Yesu nyine ni umuriro, ndago ubasha guhisha umuriro. Uko umuntu atabasha guhisha umuriro n'agakiza ndabasha kugahisha. N'urumuri rero iyo Kristo ari muri wowe uba umucyo, n'uwo mucyo ndi wabasha kuwuhisha. Murabona urugero kubigeze bateka hanze ku mashyiga muri Afurika, kandi n'abakiyateka hanze, kuko abo mu Rwanda ndazi ko badukurikirana. Ubona kwa runaka bacanye, kwa Jean Claude hariho umuriro, kwa Jean d'Arc hariho umuriro, kwa Jean Paul hariho umuriro, kwa Jean Pierre, nyine ukabona bagize ute acanye, uravuga ati hariya kuko ikimenyetso kikwereka ni umwotsi. Uwo umwotsi ugira ute ucumba. Rero na Kristo yageze muri wowe ni umuriro, ni kagakiza utabasha guhisha. Ndi wabasha guhisha ibya Yesu. Hari benshi bagenda batanga ubuhamya Yesu abakiza, abaha agakiza, bari ari abisilamu bakabihisha abatware babo, bakabihisha imiryango yabo, ariko bikagira uteye bikanga agatuza ariko agize ute abivuze. Rero no muri Kristo ndago wavuga ngo ngende umukristo mu mutima, jamais. Ndago bishoboka, ndago bishoboka. Yemwe ndashidikanya yuko nta muntu n'umwe uravuga ngo nge nabashije guhisha agakiza. Ndago bishoboka. Rero bene data, gukizwa ni mu mubiri no mu mwuka, mu mutima no hanze y'umutima. Muri make umuntu w'imbere Yesu agira ute yica yakamere, yamara kuyica ukaba mu buzima bwa Kristo. Nk'uko Paulo yavuze ati nubwo mumbona ari njye uriho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo usigaye umbamo. Yavuga ati wa muntu wicaga abakozi b'Imana, wa muntu wicaga abavugabutumwa b'Imana, wa muntu wicaga abakozi b'Imana, niwe wagize ute, niwe wavuze ati aya magambo, kuko yamaze guhishurirwa siwe uriho. Yakamere gwadwango yagiraga zira abakozi b'Imana, ndago Yesu Kristo yagize ute yararutsembye ararunesha. Ubu urukundo nirwo rusigaye rugira ute rumuyobora. Imana idufashe kandi tugire neza, mukizwe neza, nanjye ngizwe neza, dukorere Imana neza. Bene data, twere kubabaza Yesu, twere gutuma Yesu arira ku bwacu. Imana idufashe kandi tugire neza. Kandi nanone mbibutse ngo umuntu ufite umucyo, Bibiliya iravuga ngo ngameze nk'umuntu uhagaze ku munara, inzu ye iteretse ahantu hirengeye, ikamurikira ayandi mazu yari munsi yayo. Murebye iyi foto murabona ko iyi nzu iteretse ahantu ku musozi. Irigize ute iri kumurikira inyanja, iri kumurikira abari hirya y'inyanja, iri kumurikira hano abahirya, iri kubamurikira bose. Rero nawe uzamurikira babapagani, babandi mubana, babandi mugenderanamo, yemye n'imiryango yanyu itarakizwa. Siko twese dufite imiryango yakijijwe. Rero reka twere imbuto, tuzerere abo tubanye, tuzerere abo dukorana, tuzerere abo twigana, tuzerere abo twashakanye nazo, tuzerere abana bacu, tuzerere abatware, tuzerere n'abafasha bacu. Imana itugire neza, buri wese agende akuramo ibye, amenye icyo gukora. Dukorera Imana mu buryo bwo mu mwuka kandi no mu buryo bwo mu mubiri. Nukizwa ugakizwa, ntabwo Yesu Kristo azakomeza gume mu mutima wawe, oya. Reka ngusobanure ko umuntu wamubwiye ngo gukizwa ngo ni mu mutima. Gukizwa ntabwo ari mu mutima. Iyo Yesu Kristo yinjiye muri wowe,
nyine araza akica za kamere, kwa kuvugira hejuru, kwa kwihutiraho, za ndonganya, bwa bugome, za nzangano ziri muri we akazitsemba. Yamara kuzitsemba akagira ute, agasakara mu nyama zawe zose z'umubiri, mu maraso no mu misokoro. Mbese Yesu akaba agira ute, akaba ari weho usigaye uba muri wowe, kuko wowe umaze gupfa. Yishe ya kamere y'urwangano, yishe ya kamere y'ubugome, yishe ya kamere y'uburozi, yishe mbese za kamere ya myuka mibi igukoresha, za ngeso mbi wagenderagamo. Ibyo byose arabyishe. Niwo wa muntu wawe wa kera. Rero iyo Kristo ageze muri wowe uhita uba icyaremwe gisha. Imana ishimye, ibya kera biba bishize, uba ugiye kuba mu buzima bwo kuvuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo undimo. Inshuti z'umusaraba, iyo amaso yawe areba, ureba ibizima, ni hahandi mu mutima wawe wumva iyi pantaro ni njye wayambaraga, iyi jipo ni njye wayambaraga, uyu mupira ni njye wawambaraga. niyo wambaraga deshire ugasanga nda maso wagize ute wari ufite, kuko icyo gihe ayo maso yawe yagendaga mu mwijima, warebaga ibyo ushaka, wakoraga ibyo ushaka. None bene data nshuti z'umusaraba, mumenye ibibabaza Yesu. Ararira kubera izo ngendo ugira ute uzigenderamo. Ntago agakiza ari mu mutima, nongere mbisubiremo, si mu mutima. Agakiza ni mu mutima no hanze. Baravuga mu kinyarwanda ngo akaryoshe karasesekara. Iyo ufite ibyishimo muri wowe ntabwo ushobora kwihisha. Rero reka mbabwire uyu mugabo Yesu uko bwije uko bukeye ajya ndangaza. Muri njye numva harimo udusha. Hari Yesu mubona mu mikorere, ngamubona mu bikorwa byanjye, ngavuga ati Yesu urandangaza. Kwiyumanganya bikananira, ngaturiza hehe mu rugo, mugende kuganira n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, tukagira ute, ngababwira ati Yesu uyu munsi yansekeje, Yesu uyu munsi nabonye ukuboko kwe, nabonye neza y'Imana mu kazi, nabonye Imana mu buzima bwanjye. Mbese muri njye Yesu akagira ute, akambera mushya. Rero reka mbabwire, iyo Yesu ageze mu mutima w'umuntu, amanza akica za kamere, amara kuzica no hanze akazica, ukagenda mu mavarisi yawe, niba ari muri garderobe abagiriye ubundi Imana ishimwe, ukagenda muri garderobe yawe aho ushira imyenda, inkweto, ugasanga ibyo wambaraga, ukavuga ati Imana ari kubwira neza. Uburyo nari amaso yanjye yari yahumye, ariko ndashimira Yesu wangoze ku maso, nanjye ngaba nsigaye ndeba umucyo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijisho ryawe ni urumuri rumurikira umubiri wawe wose. Iyo umuntu adafite umwijima muri we aba afite amavuta. Iyo adafite umwijima muri we aba ari maso. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Kandi nanone rikongera rikavuga ngo muhore mukenyeye, ngo kandi amatabaza yanyu yake. Reka amatabaza yacu yake, reka amatabaza yacu ahoremo amavuta, reka amatabaza yacu ahore yaka iteka ryose kugeza igihe umwami Yesu azagarukira. Niba Yesu atinze kuza, urupfu ndirutinze, Satani aba ari hafi ku nguni kugira ngo atugerageze ngo tugwe mu moshya. Ubugingo bwacu tugira ute, buri manganwe mu maboko y'umwanzi Sekibi. Imana idufashe. Reka tugire amaso areba ibifite umumaro, tugire amaso areba ijambo ry'Imana, amatwi yumva ijambo ry'Imana, iminwa isoma ijambo ry'Imana kandi ivuge Imana. Hari umuntu yavuze ati ngakanwa kanjye ngo kazaguhimbaza, umutima wanjye ngo ukuririmbe. Natwe reka duhimbaze Imana, turirimbe Imana, tuvuye gukomera kw'Imana. Ibidafite umumaro tubitere umugongo, kuko amaso mabi areba ibidafite umumaro. Ureba ibidafite umumaro bigatuma ugendera muri za nzira zidashimishije Imana. Dawidi yaravuze ati ngo yabike ijambo ry'Uwiteka hehe mu mutima. Iyo ubitse iryo jambo ry'Imana mu mutima, hari ibyo utagenderamo, hari ibyo uticaramo, hari ibyo utavuga, hari ibyo utajya, hari ibyo utambara, kubera iki rya jambo riri muri wowe niryo riri kukubuza. Rero nshuti z'umusaraba, nabibutsaga ngo mwitonde mu byo mureba, mu byo muvuga, mu byo mugenderamo,
mwitonde, kuko umurongo wa 35 watubwiye ngo witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Niba wari ufite umuco ukora neza, ukaba waracogoye, ukaba utagikora neza, Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza, kandi usubire mu nzira yo wari urimo. Kandi uwo mucyo niwo ufite nyine, wirinde icyagira ute, icyakuhuha umucyo wawe ukagira ute, ukawubura. Murazi abigize bakoresha amakoroboyi cyangwa se amadodowa, hari igihe wacanaga ikoroboyi wenda igikoni kiri kure y'aho abantu baryama cyangwa se mu bwiherero, ugasanga ni ikoroboyi nyine ritari ryarinde ripfukapfutse, uri gushiraho ikiganza kugira ngo umuyaga utaza ngo uhuhe iryo koroboyi rikazima. Rero no mu by'Imana ndihabura ibyatuzimye, ndihabura ibyatuma twandura, ndihabura ibyatuma umuco twahawe tugira ute, tuwambugwa. Si Kristo tuwambura, ahubwo ni sekibi, ni umwanzi. Bene data, ibiduhuha ni byinshi, ariko mureke dukomeze turinde umucyo Yesu yaduhaye, turinde umuyaga wawe uhuha, umucyo ukabura mu buzima bwacu, ukabura mu mubiri wacu. Umuyaga wacu ni Satani. Satani ahora turwanya, Satani abashaka kuduhuha ngo tuve aho Imana yaduteretse tugwe, ariko ndacyo tuzaba, tuzakomera kuko duhagaze ku rutare rukomeye. Rero bene data, muze duce bugufi, tubwire Imana ibyacu tutakibashisha, ibyo tutakishoboza, Imana idufashe. Abari mu mwijima muze muce bugufi, Imana ibagirire neza. Twaririmba indirimbo iravuga ngo tunganire Imana ubudasiba. Muze dutunganire Imana, mu gitondo tuyitunganire, saa 3 tuyitunganire, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, ugakomeza 7 kuri 28, iminsi 7 mu cyumweru dutunganire Imana. Ayo masaha 24 agize umunsi tuyatunganire Imana. Bene data, dukora ibyo gukiranuka, bene data duce bugufi, Imana iratugira ibambe. Kandi umuririmbyi arongera aravuga ngo nutumbira Yesu ngo uzaba ngawe, bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. Nubana na Yesu abantu bazamenya kubana nawe, kandi ako gakiza nugahabwa ntabwo uzagahisha, bizamenyekana yuko usigaye ubana na Yesu. Abakora ubugome bahindukire, bemere Imana, bayigarukire. Kandi bene data, umuririmbyi akongera akavuga ngo jya usenga, kandi wumvire, ubane n'abayo, ufashe indushi, ndusibe na rimwe gukorera Imana. Ubutunzi ufite ubu bwo gukorera Imana, niba uri umukene wubaha Imana, ntacyo wabura icyo wafungura, ntiwabura uwo wagira neza, ntiwabura uwo wajya gutangira umusada mu murima, ntiwabura uwo wagira ute wakuburira, ntiwabura uwo wafasha. Mu gihe ufite ubwo butunzi, fasha. Muze dukorere Imana, muze tuyigarukire, muze duce bugufi, Yesu atuyobore. Kandi umuririmbyi arongera avuga ngo tunganire Imana ngo tuze umutima, ngo mu byo ukora byose ngo were kwihutiraho, wihutiraho kuvuga nabi, wihutiraho gusakuza mu kigeragezo. Kandi umuririmbyi akomeza avuga ngo jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo, ndasoni uzagira ngo nubona Yesu. Nugwiza urukundo muri we, ukabana n'ab'Imana amahoro, ugafasha izo ndushi, ugafasha abo bababaye, abo utangiye umusada, sora bahimbye, se wafashije gusarura, se wafashije runaka kumusigaranira umwana. Bene data, ndababwiza ukuri yuko iyo yose ni iminyago. Tuzegera imbere ya yandebe y'Imana, tuyiture iminyago izaba yaragize ute, yaradukoreye. Bene data, muze tugarukire Imana. Amaso yarebye ibidafite umumaro, amafilimi adafite umumaro, duseka ibidafite umumaro, tuvuga ibidafite umumaro, ingendo zidafite umumaro, ibyo byose tugira ute, duhindukire. Niba twajyaga he, i Babuloni, tuve tujye hehe, inzira igana Siyoni. Niba twari turi muri Egiputa, tuvemo tugane i Siyoni. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbese ngo mu nzira igana muri Egiputa urayikuramo iki? Kandi se inzira ijya muri Ashuri urayikuramo iki? Nta nyungu iri mu byaha uretse urupfu, uretse gupfa nabi. Imana idufashe, itugirire neza. Nzoza rero nifuzaga yuko haba rumvishe ijambo ry'Imana
akumva riramutsinze ace bugufi imbere y'Imana, avuga ibyaha bye, yizere Imana ayaturire. Waba se uze nk'umukozi w'Imana wegereye, wamuhamagara ukamwaturira, Imana ikeza ubugingo bwawe, kuko ndituzi umunsi n'igihe Umwami Yesu azazira, kandi ndituzi umunsi wacu wa nyuma mu isi. Icyo dusaba ni uguhora twejejwe, uryamye ukezwa, umunsi wawe ukezwa, kuko ushobora kugira ingorane uri ku kazi, ku ishuri, no mu rugo ukanyerera. Satani afite uko atera, ariko ndababwira ngo muze tube maso, tubere maso ubugingo bwacu, tubere maso abana bacu, abafasha bacu, abatware bacu, imiryango yacu n'inshuti zacu na bene data, ariko cyane cyane bera amaso y'ubugingo bwawe. Imana idufashe. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Isengesho ryo twasenze twavuze rya Data wa twese uri mu ijuru, ari aho rivuga ngo uturinde umubi. Ujye usenga usaba Imana ikurinde umubi, wazimya itabaza wahawe, cyangwa se Satani yakuriganya bigatuma ufata itabaza ryawe urishyira mu rwobo cyangwa ukarishyira munsi y'intonga yawe, aho Imana idufashe. Muze dukore ibyo gukiranuka, mu mwijima tujye mu mucyo, tuve mu bibi tujye mu byiza, tuve mu nzira zigoramye tujye mu nzira zigororotse, tuve mu bidahesheje Imana icyubahiro tujye mu bihesha Imana icyubahiro. Umurongo wa 36 wo watubwiye ngo niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wawe wose uzaba ufite umucyo, nguko itabaza rimurikishiriza umucyo waryo. Muze twambare umwambaro wera, twambare gukiranuka, ibitari byacu tubyiyambure. Reka mbahe urugero, nambara rinete, iyo nazibuze aho nazishize sinzibone, cyangwa se ngibagirwa aho nazirambitse, numva muri njye numva mbangamiwe. Rero niyo umwuka w'Imana uri muri twe tukakora icyaha, umwuka urabangamirwa. Rero umwuka ndagowe aripfana, agira ute? Atuvamo akigendera, tugasigara turi babandi biyobora twambaye wa mwambaro wa kera, kuko Kristo tuba tumaze kugira ute? Kumusura mu buzima bwacu. Rero twere gukora ibyaha, ahubwo dukora ibishimwa n'Imana, kugira ngo umwuka w'Imana akomeze abane natwe. Reka dusenge. Uwiteka Mwami Imana yanjye, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'aya magambo meza uduhaye, atwibutsa yuko tugomba kugira imitima itunganye kandi tukagendera imbere yawe tugushima, kandi nanone tukibuka yuko ko Yesu arizwa kubera ibyaha tukigenderamo. Ndakwinginze utubabare kandi utweze udutunganye. Ngweretse Mwami abangurikiranye Data wera, ari bashya ari abasangwa, bagiye kure y'ubwiza bwawe, ubagirire neza ubeze ubatunganye. Ngweretse Mwami abafite imitima iri kure yawe, ubagarure ubahe agakiza kawe. Ngweretse abatarakwemera ngo Umwami n'umukiza wabo, ubiyereke Mwami, ubahishurire izina ryawe ryera, kandi ndakwinginze ibyaha byabo n'ibicumuro byabo ubikureho mu izina ry'Umwami wacu, ukize ubugingo bwabo mu izina rya Yesu. Ndakwinginze imitima y'ubwoko bwawe, ijambo ryawe riganze mu mitima yabo kandi rigwirire muri bo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose niko nzenze nizeye. Iha ubwoko bwawe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Shalom. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tuve mu bibi tujye mu byiza. Waba utarakira Umwami n'umukiza wawe, wahamagara abakozi b'Imana basizwe n'amavuta, bashinzwe uwo murimo wo kwihanisha abana b'Imana, baragufasha. Kandi niyo waba uri umusangwa warozi Kristo ukagwa cyangwa se ugasubira inyuma, nanone waba uzi umukozi w'Imana wegereye, wamuhamagara akagusengera ukamwatura ibyaha byawe. Bene Data, muze tweze ubugingo bwacu, kuko niba Yesu atinze kugaruka, urupfu ntirutinze. Tubana n'ibyaha, tugendana urupfu, turarana nago. Usibye ko Imana igenda idukunda ikatubwira neza, tugasanga twabyutse kandi tugasanga turi amahoro. Rero mwinginge Imana Data, kandi irumva gusenga kwanyu. Shalom, shalom. Imana y'amahoro ibahe umugisha.